Impyisi yashakaga umugabo mwiza. Umunsi umwe irakugendera ibwira izindi nyamaswa byabanaga iti ndashaka nanjye gusabwa. Izisaba no kuzayishakira umusore uzayisaba. Bukeye Bakame irakuzira ibwira ya mpyisi iti nakuboneye umusore mwiza cyane. Iti ndetse n'umwami ategeka ibihugu byinshi cyane. Impyisi iti kagira inkuru Bakame. Iti se wazamungezaho ute? Bakame iti ngwino uzankurikire gusa nzakugeza kuri uwo mwami ushakaho umugabo. Nuko Impyisi na Bakame bifata impamba bishyira nzira bigera kwa wa mwami washakaga gusaba Impyisi. Ubwo ariko Bakame ikaba yari yashatse guhenda Impyisi ubwenge. Ikaba yari yayibwiriye mu nzira iti nitugerayo kuko uri umugeni uzicishe bugufi ugire isoni, mbese uzakore nk'abageni kugira ngo umwami nakubenguka azabone kuri umukobwa mwiza. Iti kandi ubwo ugiye kurongorwa uri umugeni naho ngewe ndi umushyitsi. Impyisi irabyemera. Bigezeyo barabyakira, barabyinjiza, barabyicaza. Wa mwami yatambuka Bakame ikoshya Impyisi ngo yubike amaso. Biratinda noneho umwami aravuga ati nimushyire bari abashyitsi amafunguro. Abanyenzu niko kuyazana bavuga bati ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame irarya kuko ibyo bari bazanye byari bigenewe abashyitsi. Ibwira Impyisi iti ubwo wowe uri umugeni ni ukuvuga ko bakugeneye ibindi, ahari uraza gusangira n'umugabo wawe ngewe maze kwigendera. Bakame irarya ndetse irabisigaza. Bishyira kera bazana amazi bati ngayo amazi y'abashyitsi nimukarabe maze muryame. Bakame yoga yonyine kuko bari bavuze ko amazi ari ay'abashyitsi. Irangije iryama aho bari bayisasiye yo n'impyisi. Ubwo Impyisi iraho itegereje ko nayo bayibuka, ariko inzara iyimereye nabi igasuma gukora ku biryo Bakame yasize ikifata. Bakame igiye gusinzira ishaka inyenyeri izishyira ku maso ku buryo Impyisi yajyaga gukora kuri bya biryo ikibwira ko Bakame iyireba. N'ahanini uko kwihangana yaguterwaga na ya magambo Bakame yari yayibwiye ko igomba kwifata nk'umugeni ikagira ikinyabupfura. Buracya Bakame n'impyisi barabisezerera. Babiha andi mafunguro bavuga bati ngaya amafunguro y'abashyitsi. Bakame irongera irarya ntiyahaho Impyisi. Impyisi nayo uko yakabaye n'inzara n'ibitotsi iragumya irihangana. Noneho bati reka duherekeze abatugendereye. Bakame n'impyisi bijya imbere, abari babiherekeje babiha inka yo kubishimira. Aho basubiriye ibwami Impyisi ibwira Bakame iti cyakora biriya wankoreye si byo. Bakame iratanguranwa iti nanjye nahoze ngira ngo umwami azakwemera, none ngo wabagira ikinyabupfura gike nicyo cyatumye atagukunda. Impyisi iti iyo nza kubimenya. Iti mbese ntawasubirayo. Bakame itashwi da. Iti cyakora iyi nka tuzayifatanya. Impyisi iti ntibishoboka, ndakwica maze nitwarire iriya nka kubera ko wampenze ubwenge. Bakame iti ngaho duhamagare, nibatatubwira ko iyi nka ari iyacu twembi ndayiguharira uzayirye wenyine. Nuko Bakame igahamagara imisozi igasubiza. Bakame iti ntiwumva ko bitabye? Ikongera iti si iyi nka si iyacu twese? Imisozi igahorera. Bakame iti ntiwumva se ko bikirije? Impyisi ibura icyo yongeraho. Bakame ariko ikaba itashakaga gusangira iyo nka n'impyisi. Niko kuyibwira iti wowe uzajye uragira iyi nka rimwe nanjye nyiragira irindi. Bigeze aho yisubiraho iti ariko ibyiza ni uko ari njye wajya nyiragira, wowe ukajya uhinga kuko ufite imbaraga, ugahinga uburo tuzarisha iyi nka. Impyisi irabyemera. Bakame irakugendera no kwa nyina iyibaza uko izabigenza kugira ngo izarye ya nka yonyine. Nyina irayibwira iti uzakure uburo mu kigega
ujye ubunzanira usigemo imishishi gusa, hanyuma wice na ya nka, inyama uzizane hano, igihanga cyayo ugishinge mu gishanga, uhamagare impyisi uyibwire ko inka yarigise. Niyikurura umutwe uze wonyine, igire ngo ni imbaraga zayo zitumye iyica umutwe. Bakame iragenda ibigenza nk'uko nyina yayibwiye, isahura ikigega igisigamo imishishi y'uburo, ubwo ari nako irunda uburo mu rutare nyina yabagamo. Bukeye ijya kuragira, ibagira ya nka mu gishanga, inyama izijyana kwa nyina, umutwe iwushinga mu isayo. Ihamagara impyisi iti dore nari naragiye hariya, none inka yacu yashaye, wowe ubwo ufite imbaraga genda uyisayure. Iti ariko wayisayura wagira, uramenye ntukurure cyane utayica umutwe. Impyisi iti ndakurura buhoro da. Nibwo ikuruye igihanga kiza cyonyine. Bakame iti yampaye inka. Iti sinakubwiye ko nukurura cyane amahembe acika inka igaheramo. Iti ahubwo nyihera ayo mahembe nyitwarire, njyewe umunyambaraga nke, wowe ufite imbaraga nyinshi usigare wimba, igice kinini gisigaye ukijyanire. Impyisi iti iyo mana sinayibuza. Nuko ijyaho iracukura, ihaca icyobo kinini cyane ngo ikurikiranye cya gihimba cy'inka cyashaye. Cyahe kirakajya. Imaze kwiyuha kuya, ibona cya cyobo yacukuye kiyitengukiyeho kirayica. Aho Bakame iziye isanga igitengu cyayihitanye, irishima iti ngiye kurya inka n'uburo bwanjye uko nshaka. Kandi nyamara ubwo buro bwari bwarahinzwe n'impyisi, na ya nka yari iyabyo byombi. Nuko Bakame ikiri ityo ikijijwe n'ubwenge bwayo, si jye wahera hahera umugani.